Amakuru mashya tugeraho kuri tariki ya 7 Mata 2025 n'amakuru yemeza ko guverinoma y'igihugu cy'u Bubiligi kuri uyu wa mbere yifatanyije n'abanyarwanda kwibuka ku nshuro ya 31 jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Ububiligi bukaba bwatambukije ubutumwa bw'ifatanya n'abanyarwanda biciye muri ministeri yayo y'ububanyi n'amahanga. Yagize ati rero kuwa 7 Mata turibuka jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. Kuri uyu munsi wo kwibuka kandi turunamira abazize aya makuba bose ndetse n'abagize ubutwari bwo kuyarwanya. Ububiligi kandi bwifatanyije n'u Rwanda mu kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu gihe kandi ibihugu byombi bimaze iminsi byaracanye umubano ushingiye kuri diplomasi. U Rwanda rukaba rushinja Ububiligi kuba aribwo bwabaye nyirabayazana jenoside biciye mu macakubiri yiganishijeho bwabibye mu baturage b'igihugu cy'u Rwanda. Iby'uru ruhare kandi byongeye gushimangirwa na Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu Dr Bizimana Jean Damascene wagaragaje ko u Rwanda rumaze imyaka 109 rusenywe n'Ububiligi ndetse n'ubu bukaba bugikomeje kurugendaho. Ubwo rero hatangizwaga icyumweru cy'icyunamo, Minisitiri Bizimana yagize ati rero nta gihugu kimaze imyaka igera ku 109 gisenya ikindi nk'uko Ububiligi bumaze igihe bubikorera u Rwanda kuva bwarukoloniza. Nta kindi gihugu cya Afurika Abubiligi biciye abami bagera kuri 2, umubyeyi n'umwana we ku maherere uko byakomeje kugenda bubigarukaho. Gusa kugeza kuri ubu ngubu rero leta y'igihugu cy'Ububiligi yagaragaje kwikura mu isoni ku mpamvu yatereranye abatutsi ubwo bakorerwaga jenoside kuva muri Mata kugeza muri Nyakanga 1994. Arigestiye kandi wabaye senateri mu Bubiligi n'umunyamabanga mukuru w'umuryango MSF w'abaganga batagira umupaka aherutse gusobanura ko iki gihugu cyabo cyari kizi ko rero jenoside yategurwaga ariko rero nta cyabimenyesha umuryango mpuzamahanga. Uyu munyapolitike kandi yagaragaje kandi ko leta y'Ububiligi yasabye akanama k'umuryango w'abibumbye ko kacyura rero ingabo zari mu butumwa bw'amahoro bwabo mu gihugu cy'u Rwanda minuari ibitiza rero umurindi jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Yagize ati rero muri 1994 Ububiligi bwabonye ibimenyetso by'uko jenoside yakorewe abatutsi igiye kuba ariko rero ntibagayikumiriye ntibwanamenyesha umuryango mpuzamahanga ko yegereje. Guverinoma y'Ububiligi rero icyo gihe yasabye ikomeje ko minuari icyurwa kurwaho iyo mbogamizi ya nyuma rero yabangamiraga abajenosideri. Ku itariki ya 11 Mata muri 1994 nyuma y'iminsi na jenoside itangiye mu gihugu hose, ingabo z'Ububiligi zavuze cyangwa se zavuye ku ishuri rya Ito Kicukiro ryari ryarahungiyemo abatutsi benshi zibasiga mu maboko y'interahamwe n'ingabo za leta exfari zashakaga kubica. Gihe kandi Ububiligi bwari bufite ijambo rikomeye cyane muri minuari kuko Umubiligi Colonel Luc Marchal yari umuyobozi wungirije w'ingabo zari muri ubu butumwa bw'amahoro bwa Loni. Uruhare kandi rw'Ububiligi mu mateka mabi yabaye mu gihugu cy'u Rwanda rwatangiye rero kera kuko rero kuva mu 1917 nyuma y'umwaka butangiye kurukoloniza bwashyize impinduka zikomeye mu miyoborere y'umwimerere yarwo. Muri izo mpinduka kandi harimo amategeko akazi y'akazi, harimo rero n'ibihano bikarishye gushyira abanyarwanda mu byiciro by'amoko, gukura ku buyobozi abatware b'abahutu na abatwa rero. Ikindi kandi harimo gutanga indangamuntu zanditsemo ubwoko, gukura ku ngoma umwami Yuhi wa gatanu Musinga ndetse no kwica Mutara wa gatatu Rudahigwa. Ububiligi kandi bwashinze ishyaka rya Parmehutu ryari rishingiye ku ivangura burarishigikira kugira ngo rero rijye ku butegetsi binyuze mu bwicanyi bwateguwe bwibasiye abatutsi kuva ku itariki ya 2 Ugushyingo mu 1959. Mu gihe kandi abanyarwanda batangiye kwibuka ku nshuro ya 31 jenoside yakorewe abatutsi, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Ububiligi Maxime Prévert akaba rero yatangaje ko urupfu rw'abakomando b'Ababiligi 10 arirwo rwatumye bagenzi babo bava muri minuari. Yagize ati rero urupfu rwabo rwatumye Ububiligi bukura ingabo muri minuari, byagize rero uruhare mu guca intege imbogamizi zari gukumira mu urabo wa jenoside. Ibyago kandi byemerewe kubaho rero nta kibi itangira. Abo basirikare kandi nabari bashinzwe kurinda Minisitiri w'Intebe Agathe Uwiringiyimana bishwe n'ingabo za leta exfari ku itariki ya 7 Mata nyuma kandi yo kubajyana mu kigo cya gisirikare cya Kigali Kigali nkuko aya makuru itangaza. Ku itariki ya 7 Mata mu 2000 witwa Guy Verso cyangwa se Verhofstadt wari Minisitiri w'Intebe w'Ububiligi yasuye u Rwanda asaba abanyarwanda imbabazi kubw'uruhare igihugu cyabo cyagize mu mateka yaganishije kuri jenoside no kuba rero kitara yahagaritse
cyangwa se kitarayahagaritse nk'uko yakomeje kugenda abigarukaho. Ririya zina rero munyihanganire niba narisomye nabi. Kandi yagize ati umuryango mpuzamahanga wose wagize uruhare rukomeye muri jenoside, ahandi imbere yanyu nemeye uruhare rw'Ububiligi, inzego zabwo za politike n'igisirikare, mu izina ry'igihugu cyanjye n'abantu banjye nsabye imbabazi. Destiny kandi avuga ko nubwo Ububiligi bwasabye imbabazi muri iki gihe rero bamwe mu banyepolitike b'Ububiligi bakorana n'abahoze muri leta y'u Rwanda yateguye jenoside bakomeza rero kwamamaza ibisobanuro bigamije kugoreka aya maateko. Ubusanzwe inteko ishinga amategeko y'Ububiligi rero ikaba yarakiraga mu ngoro yayo inama ngarukamwaka yo kwibuka jenoside, ariko iherutse kwanga kuyakira imurirwa mu cyumba cya European Press Club i Buruseli ku itariki ya 27 Werurwe muri uyu mwaka. Byamenyekanye ko rero no mu mujyi wa Liège mu gihugu cy'Ububiligi, uyu mujyi wasubitse igikorwa cyo kwibuka jenoside cyari giteganyijwe kuba ku itariki ya 12 Mata, ubisanisha n'amakimbirane u Rwanda rufitanye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku ruhande rw'igihugu cy'Ububiligi. Ububiligi rero akaba ari kimwe mu bihugu byagarutsweho cyane na Dr Bizimana Jean Damascene kuri uyu munsi, agaragaza ko rero Ububiligi bwagize uruhare mu mateka ashaririye igihugu cy'u Rwanda cyanyuzemo. Agaragaza ko rero iyi myitwarire y'igihugu cy'Ububiligi atari iya none. Agira ati rero byatangiye mu 1916 Ububiligi, Ubudage n'Ubwongereza bumvikana kugabanya imbibi z'u Rwanda rwari rwaraguwe n'abami rero Ruganzu wa kabiri Ndori hagati y'1960 n'1923 na Kigeli Nyamuheshera rero hagati y'1948 n'igihumbi bageze mu Rwanda muri teritwari cyangwa se bageze u Rwanda muri teritwari za Masisi ndetse na Rucuro n'ahandi. Yakomeje avuga ko rero hakurikiyeho amategeko akakaye arimo iryo ku itariki ya 21 Werurwe 1917 ryashyizweho cyangwa se ryashyizeho ibihano by'ikiboko, n'iryo kwa 26 Nyakanga muri 2025 ryambuye u Rwanda ubusugire bwarwo, n'irindi ryo ku itariki ya 11 Mutarama muri 2026 ryemeje ko u Rwanda ruzagengwa n'amategeko ya Kongo yashyirwagaho cyangwa se yashyirwagaho n'Ububiligi. Aho hose no mu 1900 muri iyo myaka nagiye nkubwira. Amategeko kandi Minisitiri Bizimana yagarutseho ngo yateye u Rwanda karengane anacamo ibice abanyarwanda. Minisitiri Dr Bizimana yavuze ko ikibabaje ari uko Ububiligi butigeze bwubahiriza izi ngingo, ahubwo bwavanguye abanyarwanda bugatangira no kwica abami barwo. Yagize ati rero ntibyakozwe, ahubwo Ububiligi bwinjiye irondabwoko mu banyarwanda nk'iryari iwabo hagati y'abafa cyangwa se y'abafulama ndetse n'aba Wallons. Hatangizwa rero impinduramatwara hagati y'1926 n'1923 ayoboye rero n'Ababiligi umwami Musinga. Ikindi kandi ngakaba yarabirwanyije bamucira muri Kongo ku itariki ya 12 Ugushyingo 1931 bimeka umwana we Rudahigwa nyuma y'iminsi igera kuri. Nagira ati Rudahigwa yahisemo kutarwanya abazungu, arabatizwa muri 1943 anegurira u Rwanda Kristo umwami mu 1946. Papa Pio rero ngo byaramushimishije amugenera impeta ayihambika ku itariki ya 20 Mata muri 1947, ngo byatumye Ababiligi bamworohera afata ibyemezo bica akarengane ariko aharanira ubwigenge bw'igihugu. Birababaza Ababiligi ngo biyemeje gusimbuza Rudahigwa, birangira afashe icyemezo cyo kibirero cyo kumwica atanga muri Nyakanga 1959. Bizimana agira ati nta kindi gihugu cya Afurika abakoroni biciye abami babiri, umubyeyi n'umwana we ku maherere. Nyuma yo kwica Rudahigwa, Ububiligi hakurikijeho gushyira ku butegetsi ishyaka rya Parmehutu ryubakiye ku irondabwoko. Iri shyaka kandi ngo ryatangaje imirongo migari ine yigishaga rero ko igihugu ari cy'abahutu, kwica abatutsi ngo bigirwa rero gahunda ya leta yubakiye kuri iyo politike. Mu Gushyingo kandi 1959 Ababiligi bategetse kwimura abatutsi ku gahato mu bice bimwe by'igihugu, bajyanwa rero mu Bugesera. Umwaka wa 1961 urangira hagejejwe abarenga 13,000 bahagiriye ubuzima bubi, basaba rero gusubizwa iwabo ariko Ububiligi burabyanga. Minisitiri Bizimana avuga ku itariki ya 17 Ugushyingo mu 1959 Colonel Guy Rogeste cyangwa se abigiriwemo inama na Musenyeri witwa Perdi yatumije abayobozi basaba kwirukana abakozi b'abatutsi bose mu mirimo, akabasimbuza b'abahutu, akabashyira mu itangazo yandikiye abaturage. Ishyaka kandi rya Inari
ryaharaniraga ubwigenge ryarabirwanyije barihimbira rero ko ari iry'abatutsi bararirwanya, nyamara iri shyaka ryari ririmo abanyarwanda bose. Ku itariki ya 23 Kamena 1961 Ububiligi bwashyizeho itegeko ribi rifungura rero abantu 2000 bakoze ubwicanyi hagati 1959 1961. Buvuga ko rero abazafungurwa ari abakoze ibyaha byo kwica no gutwika abantu, bagahira mu nzu, kwica umuntu buhoro cyangwa se kumukomeretsa, gutegeka gusahura cyangwa kwica. Minisitiri kandi Bizimana yavuze ko inyandiko mvugo ababiligi cyangwa se y'ababiligi yavuga ko ingabo z'igihugu zizaba zigizwe n'abahutu gusa, ngene ntidusaba kwitwaza kutabogama rero cyangwa demokarasi ngo twinjizemo umututsi n'umwe. Abatutsi rero bazajya bashaka kwinjiramo, tuzajya twemeza ko badashoboye, nubwo iyo mikorere irimo akarengane. Dushaka kuvanga ihene n'ishu rero ngo twinjize mu ngabo zacu, abantu bazaduteza ikibazo, kuko yakomeje kugenda abigaruka. Uyu muyobozi kandi yagaragaje ko iri vangura ry'ababiligi ari ryo ryarenze politike na Repubulika ya mbere n'iya kabiri, ndetse rigeza kuri jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Nyuma ya jenoside kandi yakorewe abatutsi, Minisitiri Bizimana agaragaje ko Ububiligi bwagize uruhare mu gushyira cyangwa se mu guhishira abayikoze ndetse no kutagira icyo bukora ku bayipfobya. Agira ati kuva muri Nyakanga 1994 kugeza ubu Ububiligi nicyo gihugu cy'i Burayi gikorerwamo ipfobya rya jenoside yakorewe abatutsi no kugarika amateka yayo nta nkurikizi. Nyamara ntawe ushobora gutinyuka kugarika jenoside yakorewe abayahudi ngo bimugwe amahoro, kandi jenoside ari zimwe mu rwego rw'amategeko, ku buryo n'ibyaha byo kuzipfobya byakagombye rero gufatwa kimwe. Yakomeje avuga ko rero kugeza kuri ubu ngubu inyandiko zifashishwa n'amahanga mu guharabika u Rwanda zitegurwa rero n'abiyita impuguke z'ababiligi rero zibeshya ko rero zizi u Rwanda, nizo zagize uruhare mu kwangiza amahirwe y'u Rwanda.